abantu dutukana, abantu tuvuga ibibi, twese ribi igiye kugidufunga kuko yaduhagurukiye. abantu dutukana, abantu tuvuga ibibi, twese ribi igiye kugidufunga kuko yaduhagurukiye. Jackie, aiga data, baguheze bagufunge, bagusure bagushyire mu magereza atatu. Wanjyegira wigize umutukanyi, wigira umunyabwenge hano mu Rwanda urashoboye. Banyarwandakazi muri kubaza impamvu umuntu wambaye karuvati nini, ni uko nanjye ikintu ngiye guha nyina kiratumbaga ni kinini kandi kirakomeye, kigize umuhirimbiri n'umutanga ngo ntawakivuna ngo ntawagiha nyina, ariko nanjye ngiye kugiha nyina aka kanya kugira ngo bisobanure bidasobanura. Mubanze murebe ino video Ribu yavuze tubone gukomeza. Shalom. Jewe ndabanza kugaya ubutumwa ntanga, ndabanza kugaya abamuha platform, abamutunga mikro, nicyo bigaragaza. Hanyuma mwebwe mwitwa ko mwasoma. Iriya niyo content mubona mugomba kugeza ku Banyarwanda. Uriya niwe content. Mureba hano Ribu yavugiye, Yesu mureba hano wavugiye. Simuyibonye iriya video Ribu yavuze ingegera ntabwo yabibonye, ahubwo gice makeya yajya gusaba imbabazi cyangwa se ngiye kubigenza. Yesu Nshuti mwana w'abagabo wanjye, none irangije kwanga kureba gutekerezaho kabiri. Ako kanya direct iti Yesu akora ikiganiro, banza urebe ibintu yavuze. Urya umuyobozi wacu ado nanjye njye kwishima hariya se mvuga ngo ntabwo nzitaba Ribu, ariko se shawu ugiye najyayo nirya waritabye ujya witaba Ribu nani nko mu rugo shuri nese witaba wakoze iki we kandi witaba wakoze iki? kunganiza bara nibo baganga bana, bara nibo batherapist bana. Urahari we therapist wawe ni Ribu kabisa. Bara nibo bashuba nibo basheri bana. Komese nebuka kutaruzi ndicecekera. Ariko mamwumva yuko ngo kwitaba Ribu ngo kwambara ipingu ngo kababaya. Simubibonye biriya bintu yavuze ngo Ribu ngo n'abavandimwe bawe ni nyoko wanjye gerawe cyangwa niso genda bagufunga bakwereka ko ari abavandimwe bawe, bakwereke ko ari n'inshuti. Ribu y'u Rwanda turi abavandimwe kubera ko n'ubuyobozi kandi akaba ari demokarasi, tugomba gushyira hamwe. Ariko iyo wageze mu ikosa bakwereka yuko nta n'ahantu bakuzi, baragufata bakaba bakubitsa ahantu nyine kugira ngo ubanze ugaragare neza, nyine ubanze wikosora. Noneho ino nyegira ngo ni Jackie kugira ngo mbanze nyigarukeho neza mbabwire ibyayo, mbabwire yuko bayikatiye bakayifunga, mbabwire n'imyaka bayikatiye bakayifunga, mbabwire niyo nongeyeho nanjye ubwanjye kugira ngo bayifunge neza bayihambire. Mubanze murebe ibintu Ribu yayikoreye. Aho gufungwa mwandasa funga kurikira data wambyaye ko n'ubundi ntabwo naba ngiye kubaho nibyo usa na Sharon uzwi nka Jackie yarafashwe ejo akaba agiye gukurikiranwa afunzwe. Akurikiranwaho gukora ibikorwa by'ibiterasoni mu ruhame no gutangaza amakuru y'urukozasoni hakoreshejwe mudasobwa, gutukana mu ruhame, gushyira ahagaragara amashusho yerekeranye imikoreshereze y'ibitsina. Akaba ari ibyaha agiye gukurikiranwaho, akaba afungiye kuri sitasiyo ya Gikondo, ndetse ibi byaha akurikiranwaho hakaba harimo ibihanishwa igihano cy'igifungo kuva ku myaka 3 kugera kuri 5, hari n'ibindi bihanishwa kuva ku mezi 6 kugera ku myaka 10. Yesu mureba hano wavugiye, aha hano uri hewe, hari gatatu ni kubona atabona, sinzi ukuntu ameze, bafunze babeshejemo
munde kure gende bari kumura amaguru munde kure ribu yafunze we ribu yafunze ayiga data we afunze abatangira gutungana ni mubabarire ayiga data bigaragaye yuko ribu irimo iramukurikiraho icyaha ahanisha imyaka 3 n'izahabu ya miliyoni zingana murabyiyumve ntabwo ari inkuru mpimbano Jackie ni umukobwa utukana w'ingegera ntabwo yihesha agaciro urumva ni umukobwa ubahuka abantu bose urumva ni umukobwa ugaragara nk'umusazi cyangwa umuhirimbiri sibyo nyine tuba abantu yaramaze nicyo ribu igiye kumusobanuza ushobora kwita wibaza ngo nkatwe ko dusigaye tubaha abanyoko ngo bizagarukira he nawe ko bagiye kudufunga ariko badufunga bagira ute uzajya uzana urugoryi muhinyuko mucire wamuhirimbiri kubera yuko urugoryi hano mu Rwanda ntabwo busa nkaho gikenewe twige turwanya ko tukabugukira rero uyu munsi mureba hano naguze amadosiye mashyashya arayaga nta muntu urayafungura nayo nguriye Jackie ni amadosiye 3 sinzi niba muri buyabone neza dore ngaya yanditseho ribu ngaya dore n'ayandi nayaguriye Jackie muri hangana kagaciyemo gatoya rero uyu munsi tugiye gushenura ingegera cyangwa se imihirimbiri n'amabyina nyagaragata yigize Jackie afata abantu bose akabatuka nta muntu atinya n'ingegera n'umuhirimbiri ngo ribu ngo ni inshuti ye yego ni inshuti yawe ribu nabisubiyemo ko ribu ari inshuti yacu ariko mu buntu bw'ubucucu n'ubugoryi n'ubugegera ntabwo ribu iteze kuba inshuti yawe ni ubugoryi ribu ntabwo izagushyigikira wafashe umwana ku ngufu urusha imyaka 8 cyangwa 10 ribu ntabwo izagushyigikira wagaragaje ubugegera mu Rwanda ribu ntabwo izagushyigikira urimo uracuruzwa ubucuruzi butemewe abanyamakuru namwe mwangegeranye dore agatabo kanyu ngaka namwe nzabasomera ibyanyu kanditseho amakuru dore ngaya mubisome neza mwangegera Industry of Information nzabaha abanyuko nta muntu n'umwe nzatinya ribu nayo dore ngiyi ibyayo ribu niba hari ahantu yakoze nabi tuzahareba naho tuhasesengure neza kugira ngo tumenye ngo ese biri kubuherera he ese biri kugenda gute tumve ese ni igiki cyakosorwa mu buyobozi kugira ngo nabo batazajya bagira ahantu babangamira umuntu washatse kwishorera bizinesi kandi umukuru w'igihugu yaravuze ngo mukure amaboko mu mufuka mukore aka gapapuro nako kandi ntabwo ari agapapuro ni kari mwangegera mutajya ngo ni agapapuro urumva barimo gufunga umwaka umwe nongeraho undi niko bimeze ntabwo ugegera nemeye ngura amadosiye mashyashya amadosiye yanjye yaramaze gushaza nagenda yakoresha neza kugira ngo nzeze mbanze mbahe banyuko mwangegeramo uzana ubugoryi wahanyuko nta muntu ngeza karakara nta muntu uzongera gutuka nabigana nta muntu uzongera gutuka nta n'umuntu ushaka kuzongera gutuka ariko ubuntu bw'ubugegera n'ubucucu ntabwo mu Rwanda tukibukeneye ibintu bisenye abanyarwanda ntabwo tukibukeneye wangegera urasenya umuco w'umunyarwanda warawushinze Jackie na imvugo zose zikurimo ni imvugo nyandagazi na mvugo nzima ya ikurimo urumva wewe wenda nibagufunga nk'icyumweru bakaba bari kuguhugura uzasanga twaragutegura imihanda ugategurirwa n'abazimuwe tuvuga ati Jackie hariya uzajya ujya mu kiganiro uvuga ibizima ukavuga yewe uzajya ujya ahantu ukora ibintu bizima bagufunge baguheze ushobora kwibaza ngo kubera ukuntu ndakambara neza ari kugenda akamanuka hasi ariko reka nyambare nta kibazo njyamo neza maze babantu nyina wakiwewe Jackie wese nakubwira cyo ugomba kugabanya ubugegera bwawe ufite ugatuza tukarya yacu nk'abanyarwanda nakubwiye ngo ibintu uri kwikora hano mu Rwanda ntibishoboka namba kubera yuko ibintu urimo gukora uzi ko ari byiza ariko nta bwiza bwabyo ntibiri wangegera kubera wamenya ubwiza byabyo se kandi ukomeza ukabikora barakurereye turadutuka wadusereje isi turakureka utuka miki turakureka miki ngo ni ikigoryi igicucu ngo nagira hano kubona ngo azajya kwiruka regisi ngo ni ikigoryi ngo ni igicucu ngo nagira hano kubona azajya kwiruka wangigira we wibonye miki ese wumva kuri iki cy'imbere y'abanyarwanda wamuririmbira ntabwo wavukiye amezi 9 nk'abandi twese ntabwo turi mu ntuzi no gushaka amafaranga wangegeraho warangiza ikifata ngo njyewe genda bakwereke yuko ribu idakina yo mu Rwanda ayiga data ubuse mamurongera kudutuka wadutukisha iki wangegeraho njye narakubwira ngo weho
Miki niba urana Miki nisheri wa Regis muveho urananira wanjye jyaho ndakubwira ngo weho Jack va kuri Regis urananira ndakubwira ngo wimenyera abayobozi bo mu Rwanda nabyo urabyanga urananirana urasenga ati reka ngo beze mbamenyere nawe reka bakumenyera bakwereke yuko badakina baravuga ngo uko utwaye Imana rero niko gutwara natwe mu Rwanda uko utwaye abayobozi niko bagutwara niba ushaka ko abayobozi bagutwara umuntu ufite ikibazo cyo mu mutwe bazabikora ariko ntabwo bazemera yuko ugumye kubangamira abanyarwanda kuko ufite ikibazo cyo mu mutwe kandi kwa muganga bakivura kigakira muri gereza baragufunga kigakira aho bazagenda bakubitsamo iminsi 3 kugira ngo ubanze ugire akantu uruhukaho gatoya ubanze wisobanukirwe uno munsi rero nta bintu byinshi ngarukaho ahubwo jatuweho bagufunze imyaka 3 baguca n'amafaranga nari buvuge urera ko amafaranga nari yavugwa n'umuntu uwo ari we wese ariko igihe bagufunze cyo kirazwi baragufunga imyaka 3 nibagusanga ibintu ukurikiranwaho ari byo Jackie kuvumana wigize ingegera ahantu hose watukana ibiganiro byawe yeba wowe gusa cyakora abantu batera umwaka ntabwo narimbi abantu batera umwaka ejo bundi abantu bagukoresheje ikiganiro bakagukoresha ikiganiro bakagutereka mikoro zirenga 800 ariya ni amasanduku baguteretse imbere ariya ni amafaranga baguteretse imbere biriya ni ibiki baguteretse imbere wanjye giraho biriya nibyo byaguteye umwaka Jackie nuko wenda bagufunze utazabona ariko njyewe naravuze yuko nzakumanikisha amaguru mu kirere ibyo byarabye bimeze nk'ibyashumure nkabijomboramo ngashyiramo ibiti narangiza ngafata ibyo bisatsi byawe nkabigutwikira ku gahanga kugira ngo ndebe yuko wamenya kwitwara nk'umuntu ufite umuco wa kinyarwanda ese ubundi wangigira umuco wa kinyarwanda urawuzi wawubwirwa n'iki se wawubwirwa n'iki wamuhirimbiri nyamuneka mureke mbabwire menya umuco wa kinyarwanda wangigira we ureke kuvogera u Rwanda ukumwanya kubera yuko u Rwanda rwacu rufite umuco rugenderamo babwiza ukuri yuko Jack niyo wajya kumenyera abanyarwanda akamenyera igihugu akamenyera Imana akamenyera abasitari bagafashe ku bwabo nzagukubita karuvati ngo mbere n'umutwe wanjye